Muraho neza nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, yego ndabashimiye cyane kubw'ubuntu bw'Imana. Ndatekereza aho muherereye hose, aho mukorera hose, Imana ikomeje kubana namwe, Imana ibahe. Yego nari nifuje kubaganiriza ku kintu abantu bajya bibaza cyane, bakavuga ati ariko se kubera iki hari igihe kijya kigera abantu bakatuvaho, inshuti zikatuvaho, rimwe na rimwe tukisanga turi twenyine. Mu buzima busanzwe umuntu wese akenera gukundwa, akenera inshuti, akenera umwitaho, yego niko nyine duteye. Yego bijya bibaho rero iyo umuntu yisanze ari wenyine akumva yavuye mu byizerwa, mbese yaretse no gusenga. Ariko ndagira ngo utangarize iki kintu, cya gihe uba ubona nta muntu uri hafi yawe, Imana iba iri kumwe nawe. Ni igihe cyiza Imana ahubwo ibiguhaye kugira ngo ubashe kuganira nayo, yego nta rundi rusaku. Ahubwo hari igihe utabimenya, ariko nta gihe na kimwe ushobora kubamo Imana itari hafi yawe. Rero mukomere, niba hari umuntu wajya gutekereza ko ari wenyine, oya, Imana irakuzi, icyakukurema yari ikuzi, ndetse na mbere y'uko ubaho byari biri mu mugambi wayo. Ni ukuri rwose birashoboka yuko ujya wiheba, ukumva ibintu birakomeye, ukumva nta byiringiro, ukumva ubuzima burakunaniye, ariko izere Yesu Kristo kandi ari hafi yawe. Yesu Kristo niwe mucunguzi wacu, Yesu Kristo niwe ujya umenya ibyo dukeneye byose, Yesu niwe ujya umenya imibabaro yacu, kubera yuko azi n'ibidukwiye. Niwe waturemye, Imana yaturemye mu ishusho yayo. Uko waba umeze kose, umenye ko yuko wari muri mu mugambi w'Imana. Ikibazo cyaba gihari ni uko utabasha gusobanukirwa ko wari mu mugambi w'Imana, ubundi ugatangira kwicira inzira, ukaba mu buzima budafite intego, ubuzima bwo gukora ibyaha. Kandi icyo Imana yakuremeye ari ukugira ngo ujye uhorana ugirana ubusabane nayo, uyikorere. Aho ugize intege nkeya wisaba imbaraga, Imana irumva. Rero ndakwifuriza kugubwa neza, wowe wari ucitse intege, wowe wari ubuze ibyiringiro, Imana iri kumwe nawe. Imana ikomeze kubagirira neza.